by'uyu mwana hari imico niba bagiye ku ishuri agakata icyondo ese nanjye rimya ashyira heza ariko ndi kwirebera umuntu twavuganye ku wundi bosi ko ntaheruka kumubona iminsi ngaho yose ashatse kuba gitaramuhurukiye shaka vuga bosi surimo nebiki ndi gufura dukata twa Mugisha ejo ni ishuri cyangwa kujye kandi gukora kubyumva mu bose nagira ko jye umenya kuri yari umwana cyabyingo urenza shotse wanabishugunye ibikofisi mbabari cyangwa mabuze zabibone sange ndahombye meze bite se bosi niganje umugora se ko waraye wanze kurya ntacyo ndabyirirwa ntacyo bose rero hari ikintu nshaka kukubwira ndikiza buriya nubwo tuba turi mu byombo aho natwe turatekereza ku munsi ndakeka amahane yabaye ejo bundi ni njye yaturutseho gute mbifate nabi nyine ngira ngo ndebe ko mwanyongeze ga boss 20 n'ibiki ndateka ndamesa ndakoropa ibintu byose nta nubwo mwanzana n'umukozi basi w'umukobwa ngajya akoropa yoze n'ibyombo wenda ngiye nkora ibindi si hano hari akaye kazi kagoranye ku buryo twashaka undi mukozi wa kabiri Naguze ko ari ibintu umuntu umba ngomba umukobwa bagomba gukora ari nje ubikora nyine niko kazi ariko waje usaba nyimbwira warukiri kumbwira ngo nk'amakibirane ngo yarore hano mu rugo yaguturutseho gute ninjye weretse mabuja ifoto wagiye gusura wa mukobwa naragukurikiye ndakuneka ninjye wagufotoye ndi hano nyereka mabuja na murumuna wawe ako bose kamubwire pe burya niwe wankoreye ano mabara yose umusara wawongereye ibiro sinkwanga kuva kera turaziranye bose mbabarira akava birambabaje koko bose wambabariye kava hari icyo nagukorera ntacyo iyo ubushobozi bwose mbona bukeye singwereza twa tipu buri kimwe cyose singwereza no kuri bose mbabarira ni mabuje ubundi wabiteye hanini ariko mbabarira ndabizi ko kandi ibintu bizakemuka nunyemera ukambabarira ndagerageza buryo ki bwose nje nawe rwose turari kuntu tubigenda kava ni wowe koko wankoreye bino bintu bose nukuri mbabarire pe mbabarire nanjye sinjye agira ngo ndebe ko mwanyongeza arega nawe urabona ko mvunika kandi kintu bite gahunda irahaniye ese yako pfukamye bite kupfukamye ntago ari mbaza byiza mabuja none umupfukamiye nkande mwa muri muyahe ni boss wanjye ariko kuva ryara ari boss wawe ese si umugabo muri uru ziba ngo ni igiki si boss yanjye ari nge nawe ninde guhemba ese umugabo wawe ndavuze ngo ziba kagora mama takwamye ziba nawe ako no mungize injiji ushatse kunyumvisha yuko ibyo mwavuze ndikira nandi kubaza ushatse kuvuga ko ibyo mwavuze ntabyo ese wazibye we hari cyandi kukubaza aho bigeze ibi ndabirambiwe waruzi n'ikindi maze igihe nitonda nkagushiriramo imiyaga ngaho nahendahenze ngo nagukwema inkweto ibi byose birarangiye uri kumva na nyoko wicaye hariya buriya ziyuko ngo ndi umwana mwiza ngwiki byose bigiye guhinduka ikindi kandi najyaga mvugira mu migano ukagira ngo ndikubeshya umwana si uwawe ubundi sugira ngo biranunguye nibigutunguye wabibwiwe nandi se wamenye mwana kuva rya ngende mwana ese ko wifata mu mutwe ajya ngo genda hasigaye ibibazo byanjye n'umugabo wanjye nakingirwa mugabo
ese ko numva umukugira nkaho mu gasozi ese wagira umukozi se umwana nk'abana reka nkubwize ukuri uri kumva uravuga ngo ndi umugome ngo mwe ngiye kuguhemukira na nyoko arasigara arijira mu baritonze ese urusaku uri kumva hano n'ubwo iki none bazamwene nta nubwo mushobora kwiyakabanga kuko na mama ari hano nyoko se ni mama ariko kuki mama wanjye ukunda kumufata ukuntu bite byagondo ngo nyoko ubundi si ngo yabaye nawe ndase wama muri Koko ese uyu noneho amakuru ye bitebye ku wamubaje ariko simvuye aho yicaye mukozi iki kumara mukozi iki urabona namurusha imbaraga wowe ufite ikihe kibazo ako uri nuko wagiye mubwiriza gahiriza uba ikimana ubundi umugabo ubuzima bw'ubwanwa aririza izina ryawe nogozwa ko skotera ni seseme maze kumaze kwigira umwana wagiye umbabaruka ako ke ko numva nshaka umva izina ryanjye rikure muri ako kanwa rero reka mugire inama mwana nugumya kwisaza bigira gutyo uzasuzugurwa nura mubyeyi wazanye hano ngiye ibi bintu ntabwo nakomeza nimbwa ari ibintu magare mama wanjye ariko nyoko yabaye umugabo uvuga ngo mama muhungu wa mama rwose bigenze bi azi kuri mukuru wanjye kuki mfatanya n'uyu muruho kuko uhe mu rugo iyo wirebye ubona uri umugore kakora mu murwa ari njye nawe ni udafite icyo amaze hano reka nkubaze ni gute ubundi wowe ibintu byari kwa mama ibintu byanjye kubitesha agaciro imishinganye nkora kundi n'ibyari nagufashije nakwishyura ishuri urigura arangiza none aka kanya utangiye kumfatanya n'uyu mugore ndavuze ngo mwese zibe mu nyumve ibyo byanyu nk'abavandimwe ntabwo ngiye bindeba uri kumva icyo ugomba kumenya cyo nyoko agomba kuva aha nawe ukava aha mwene nyoko nawe akagenda simba shaka ahangaha nanjye se wese utagenda uri igiki muhano ahubwo uzi ko wabyibagiye wowe uru gukora divorce rero 50 kuko ufite yihesha mu mitungo yanjye koko imana yaba inansubije koko ese ibi bintu yirwa unkorera kuko ubona ari ibintu bikwiriye umugore sonde aho nta kubabaza ni hehe nturi uzi ijambo uvuze ntabwo wanyirukana ngo ngiye nzagenda good ntiwumva ko ubaye umugabo uzagenda nubwo noneho ngiye ntabwo nshobora kwanga hari ubundi wabonye umugabo wahukana ntabwo ariko se uri umugabo cyangwa uri umugore nagushatse ndi umugore umva icyo mbabwiye mubiganireho mwipange neza uburyo muri ino minsi mugomba kumvira ahangaha ndavuga we na mukuru wawe hamwe na nyoko mumvira ahangaha asekera akakanya dupfukiye umva nkubwire garuka hano urambaza iki kirari ikibazo ufitanye ushatse kuvuga gereka nkwereka urabizi ibintu byanjye akanya ntabwo biracamo werekana n'iyimbwa mbanze nkebura ibibazo byanjye igihe nikigirange nzagira urugo rwawe mwese muri bamwe turabivugana ugezeho ubaye ingusirira n'umugore wawe buri munsi reba ibintu bibera mu rugo rwawe ubundi umaze nese si wowe bitiza umurindi bitiza umurindi se njyewe n'ubundi ngendera ku bintu byawe gukora ngiye kugusubiza mu cyaro ariko reba umugabo nkanjye gusubiza mu cyaro uzancisha maze kubyimba se mfite rega nanjye ibyo nkora ntabwo ari bya bindi bya kera bafatiranaga n'ubwana ariko cyane naho ni n'umurezi ariko oya we urushye nakoze mwana ubonye ikibazo ngo nagano matali Shasha isi magorwa magorwa isi ni yakubereye shasha
Wapi nsuhuza nyine. Neza. Meze bite? Neza. Hano si Kamagonga se? Wapi? Kwani? Kwa boss. Hari? Ari wapi? Fuye hese. Ese ariko ntabwo nayabye. Witwa nde se nyine? David. David? Shukura boss? Katigeze kumbwira se? Katigeze ambwira ko hari umuntu uri buze hano? Ahubwo sinzi impamvu atabikubwiye ko twavugana. Zamuranye? Nzamura iki? Reba inyuma hariya nyine uzamuka. Nzamura iki? Hari abantu binjiye hano bagira akantu bansigira. Sinabwirwa niba uje kureba boss. Uri seri? Kiranje kugura amayinite ubu usigara na boss. Abakozi b'iyi minsi bakabiri ubonera. Sinago ndi umukozi mani mfite icyo mpfana no kwa boss. Kare. Abakozi b'iyi minsi n'ubundi reka muremere ntabwo naremeye iwacu. Ubu ni amandazi sha. Ngaho ugenda mu nzu boss ari muri se. David, meze bite? Fresh yo visa. Meze fresh? Kuri wenyine hano? Umaze umwanya uri hano? Eka? Iminsi myinshi. Na mbere nawe wasanze hano? Usibye umukozi wanyakiriye hano. Yes. Umaze hano nk'inoti ingahe? 40 gutya. Ese mama wanjye agiye cyangwa agiye mu cyumba? Simbizi wariya mu cyumba kuko naje. Ese ko wiburije? Aya mahane iminsi mibi. Iminsi mibi? Wagize iminsi mibi yeze kandi. Ni iminsi itandukanye abavandimwe mari. Ukuntu usigaye usa ageka kwijijisha. Ni iminsi bro, ni iminsi kabisa. Nyine ikigaragara cy'amafaranga yarabonetse. Haraza gutyo nyine make tukayakira tu. Amafaranga yarabonetse no cyangwa no gugona bwinshisha. Ntabwo kabisa. Aya no kabingona ariko ntabwo ibyo bintu bigusaba kintu. Nese mukecuru mahane ari heko. Nari nzi ko umusanze ahubwo reka ndebe wasanga ko nanamushaka cyane. Mama. Kubona nta uri mu cyumba. Ese nano umugwe muzi? Kereka bro. Mama. Hanwa. Manje so ndamenya gihe no. Ese bakecuru b'iminsi basigaye ura nk'abana se. Oyabe abasanga akana arimo arashaka hanze ni wamenye. Magorwa se makuru ye ntabwo niwe narinje kureba. Yari karere ko sinze ngwana giye nawe tu ko twari turi kumwe mu kanya. Se muracyane inshuti nka kera? Ntabwo nanjye namuheruka kera cyane ahubwo numvise ngo yarashatse iki n'iki. Ahubwo ariko yabaye Babylon. Se ubundi nka Babylon nkawera. Muri inshuti n'ubundi ko ubundi zigendana zose ziba zihuje ibara rimwe. Wowe ntabwo uri nkaho uvana kera bad man kabisa. Akose shomba babiri ngira. Wiriwe neza bebe. Bigeze naho upfukamira umugore. Ubundi uri ari we mwabyaranye harya. Ariko bebe nawe urabizi. Ikintu cyari kitujyanye n'iki? Kwari ukureba umwana. Twaramubonye. Ntabwo twamubonye ariko njye nashakaga gukoresha uburyo bwose nabukora kugira ngo mbone umwana wanjye. Nanjye sinzi ibintu byari byambayeho nshiduka napfukamye. Sinzi ntabwo nzi ukuntu nabisobanurira. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo uzamubona se umwana umugore w'ishitani nka kuriya w'inshinzi none hari ikintu utazi rero. Kamere yanjye nanjye igomba kuzamuka. Bro man, ntabwo nabuze ahubwo nasize nyahanga. Ahubwo ngo wigeze umurigo. Yewe yambaye gori yicare aho ngaho. None sasa umukecuru asanze hano cyagiye ejo bundi. Inde wa mukecuru. Yabaye iki? Yambaye haraze yasaze neza abantu bacurugire harahi. Yabaye iki? Wewe umva.